ndimo navuga hejuru yo kubaha Imana bizana ubwenge mu buzima bwacu gukemura ibibazo turimo turabona byo muri isi mu bihe turimo turacamo. Rero n'urugendo tuba turimo turacamo n'ahantu tuba turimo turanyura tugendana n'iyo Mana tugenda tuyubaha ku ntambwe ku yindi. Nzakwigisha inzira ukwiye kunyuramo. Zaburi 3:8. Nzakwigisha inzira ukwiye kunyuramo ngo kandi ijisho ryanjye rizakugumaho, nzakugira inama. Ubwo n'urugendo Imana birimo kudutwara muri iyo nzira yo kuyubaha. Rero Imana nsubi inyuma gatoya mbere yuko Imana igera ngaye babwira ngo nimugera muri kera gihugu muzubahe ibyo nababwiye byose. Hari urugendo batangiranye aho batangiranye n'Imana Abisirayeli. Ahantu hakomeye Abisirayeli bageze imbere y'Inyanja Itukura bakabona birarangira upfu kabisa birakarabaye kuzababwira Mose ngo ese hariya namva zabagaye kugira ngo tuze gupfira hano. Imana yabwiye Mose ngo urarizwa n'iki urandanira iki ni iki ufite mu kuboko bwa bwenge bw'Imana. Bavuga ngo ufite inkoni ukirambura iyo nkoni hejuru y'inyanja. Akirambura inyanja itanga inzira, amazi yacikamo kabiri, babagaho barambuka, Isirayeli irambuka. Abanyagiputa bakurikiraga babonye bambutse baravuga two biri kose natwe twahambuka hano hantu. Kandi ubwire hari igihe Imana muyo twayubashye abantu bagaragaza kwigana ibyo twakoze bone bibahire kuko kubera iki inzira y'uwundi siyo nzira yawe. Reba ngo nzakwereka inzira ukwiye kunyuramo kandi nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Igihe Abisirayeli banyuraga muri ya Nyanja Itukura yari inama y'Imana. Imana yababwiye ati inzira yanyu ni iyi. Ariko ntabwo yari inzira y'Abanyagiputa, ntabwo yari inzira y'Abanyagiputa. Ariko kubera kutagira kubaha Imana muri bo, atari ijwi ry'Imana ryavuganye nabo ati namwe muraca muri iyi nzira, bashiriye mu Nyanja Itukura aho abandi banyuze kuko ijisho ry'Imana ritabariho kandi atari inama y'Imana, atari n'inzira yabo, bo bashiriye mu Nyanja Itukura. Ariko abandi aho abandi batashoboye kurengana bo barahanyuze ibabera umugisha. Rero ntuzigane ibyo undi muntu yakoze wumve ngo nawe ngo niyo nzira yawe. No. Buri muntu wese afite inzira y'Imana yiwe izamugeza ku cyo Imana avuganye nawe. Buri muntu wese afite inzira Imana yamugeneye, afite inzira Imana yamuteguriye. Salomo ntabwo yigeze aca mu nzira yose yanyuzemo kugira ngo agere ku bwana. Inzira se yanyuzemo murayizi. Dawidi ibyo yaciyemo, ibyo yagwaye nabyo byo yanyuzemo. Ariko Salomo ntabwo yagize aca muri ibyo ngibyo kugira ngo abe umwami. Buri muntu wese ibyo wowe waciyemo nk'umubyeyi ntiwibaze yuko n'umwana agomba kubinyuramo. No. So nguko Imana ikora. Ibyo umubyeyi yanyuzemo byawe yarabinyuzemo. Nawe nk'umwana ufite ibyo ugomba kunyuramo byawe. Imana ifite inzira zirenze 1000. Buri muntu wese Imana imufitiye inzira ye izacamo, izanyuramo kugira ngo ugire temwanyaje yawe yisa uko udasa n'undi muntu. Uko niko ugomba gutandukana buri muntu wese kuri temwanyaje yawe. Bwoko bw'Imana muzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Kubaha Imana byegereza Imana mu buzima bwacu ko tugira inama ibyo duhitamo, ibyo dufata, ibyo dukora, aho tujya, kandi ijisho ryayo rizatugumaho. Hari abantu benshi bifuza yuko ijisho ry'Imana ritugumaho, ariko hari abantu benshi batazi yuko ijisho ry'Imana ritabariho kubera ko bategeze bubaha Imana icyo basabye gukora. Iyo twubashye Imana gukora icyo yadusabye gukora, ayo yadusabye kugikorera, igihe yadusabye kugikoreramo, ijisho ryayo ritugumaho.